batanu bafite inseko ziteye amabengeza kurenza abandi bose mu Rwanda. Ubundi inseko cyangwa se guseka ni kimwe mu bintu byongerera ubwiza umuntu cyangwa se byongera uburanga bw'umuntu, ariko ahangaha by'umwihariko ku bagore cyangwa se ku gitsina gore muri rusange. Uyu munsi muri iyi documentaire tugiye kurebera hamwe abanyarwandakazi abastarikazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda. Nanjye nkakubaza nise muri bano bose ninde wawe, ninde ukundira cyangwa se ninde nyine ubona useka neza kurenza abandi bose, nyine mu makeya ninde ugukorera umunsi. Ibisanzwe rero turazigura ku mwanya wacu wa gatanu tumuruka cyangwa se tujye ku mwanya wacu wa mbere. Ku mwanya wa gatanu w'abanyarwandakazi abastarikazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda turasanga umunyarwandakazi witwa Asiya Umutoni. Uyu nguyu amenyerewe cyane nk'umukinnyi wa filimi cyangwa se tumuzi cyane cyangwa se nyine mu makeya twamumenye cyane muri sinema nyarwanda. Ndabizi neza ukunda kureba filime ya Seburikoko, wararebye filime yitwa Gira Amata cyangwa se ukaba uzi filime yitwa Intare y'Ingori, ntabwo uyu mama cyangwa se uyu mudamu waba utamuzi. Afite inseko nawe ubwiwe yizeye neza yuko aseka neza kubera yuko arabizi neza yuko nyine mu makeya kugira ngo afate ifoto cyangwa se bamufate ifoto nyine atasetse ni ikosa, ni mistake ikomeye cyane. Asiya Umutoni inseko nawe ubwe rwose arizeye kubera yuko baramutse bagutumye ifoto atasetse ndabizi neza uko byagorana kuyibona, ndetse kandi nawe rwose na hano wayikura. Bamwe mu bagabo baragira bati Asiya Umutoni inseko yiwe ni amahoro n'umudendezo, ndetse kandi igaragaza yuko uwamushatse cyangwa se uwamurongoye yahiriwe cyane. Ese nawe Asiya Umutoni uramukunda cyangwa se nawe inseko yiwe urayikunda? Niba umukunda uze gusiga hasi muri komenti ijambo Asiya Umutoni. Umunyarwandakazi wa kane useka neza ufite inseko izira imbereka ikurura irangaza abatari baki turasanga umunyarwandakazi cyangwa se umustarikazi witwa Antoinette Niyongira. Ese Antoinette Niyongira ni ikihe kintu umuzo cyangwa se ni ikihe kintu umukundira ku ruhande rwawe? On your side, Antoinette Niyongira ni umwe mu banyamakuru cyangwa se nyine mu makeya akora kuri Kiss FM. Ese uyu munyamakuru uramuzi? Arakunzwe nyine mu makeya, inseko yiwe abenshi barayishimira ndetse kandi bakomeza kugenda bagaragaza yuko iri mu byo bamukundira cyangwa se bituma bamugumaho bakamunambaho, bakavuga bati rwose Antoinette inseko yawe izana amahoro, izana umutekano, izana umudendezo muri twe. Rero Antoinette Niyongira nawe yaje ku rutonde rwacu rw'abakobwa baseka neza bafite inseko ziri imbereka zituma abagabo benshi ndetse kandi n'abasore batari bakeya bava mu byabo. Benshi bakomeza kugenda bagira bati nyamuneka rwose Antoinette Niyongira uwakurongoye uwaguhisemo yarahiriwe, yabonye amahoro, yabonye umudendezo ndetse kandi umutekano mu buzima bwiwe. Nta kintu gishimisha mu buzima nko gutunga umugore uhora yisekera, umugore uhora yishimye cyangwa se wagira ngo nyine ni Imana y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu w'abanyarwandakazi bamwenyura ndetse kandi bakanaseka neza cyane turasanga umunyarwandakazi cyangwa se umustarikazi witwa Shadibu cyangwa se nushaka umwite Mbabazi Shadia. Uyu ni umwe mu banyarwandakazi baseka neza ndetse kandi bakunzwe bishimirwa n'abatari bake cyane. Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia ni umumama cyangwa se ni umubyeyi w'abana bagera kuri babiri. Uyu mubyeyi nawe rwose abenshi baramukunda, baramwishimira cyangwa se bamwiyumvamo kubera nyine inseko yiwe izira imbereka. Ku mwanya wa kabiri w'abanyarwandakazi abastarikazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda turasanga umunyarwandakazi witwa Miss Nishimwe Naomi cyangwa se nushaka umwite Naomi wa Mike cyangwa se umwite Sweetheart Mike. Miss Nishimwe Naomi rero uyu mukobwa yabaye Miss cyangwa se yegukanye ikamba rya Miss Rwanda ahagana mu mwaka wa 2020 cyangwa se muri 2020. Ikindi kintu wamenya kuri uyu mukobwa cyangwa se kuri uyu munyarwandakazi ufite inseko irangaza ndetse kandi ikanashotora abatari bake cyane, aka kanya afite umugabo cyangwa se afite nyine umupatana wiwe w'umunya Ethiopia witwa Mike Tis. Gusa nyine igitangaje ndetse kandi rwose ngo kinasekeje cyane ngo kugira ngo nyine aze kubana cyangwa se akune n'uyu musore ngo niwe bigizemo uruhare kubera yuko yamukunze mbere yuko amukunda, ariko nyine ngo agiriwe amahirwe asanga ameze nk'uworosoye uwabyukaga, birangira nyine inkweto ibonye cyangwa se birangira binjiye mu rukundo bya mbere yuko ari umubwira umwe rukumbi useka neza cyangwa se uhigika abandi mu kumwenyura neza kurenza abandi bose mu Rwanda. Ngiye kubanza mubwira no abandi bastarikazi bagera kuri babiri no baseka neza ndetse kandi rwose mu bagaragariza urukundo kurenza uko babitekereza. Turasanga uwitwa Butera Knowless n'uwitwa Muyango Korodina. Abo bombi rwose nabo bari mu banyarwandakazi ndetse kandi mu bastarikazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda kubera yuko inseko yabo izira imbereka, inseko yabo izira uburyarya.
Ku mwanya wa mbere ku rutonde rwacu rw'abakobwa abanyarwandakazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda turasanga uwitwa The Ben wa Pamela cyangwa si umwite Pamela wa The Ben. Uyu mukobwa ubundi amazina yasanzwe yitwa Uwikeza Pamela, ariko yemeye ndetse kandi anasezerana imbere y'amategeko gusangira izina n'uwitwa The Ben. Niyo mpamvu nakubwiye ngo The Ben wa Pamela cyangwa si Pamela wa The Ben. Uwikeza Pamela rero ubundi ubusitari bwe cyangwa se kugira ngo amenyekane cyane ni uko yahataniye cyangwa si yinjiye muri Miss Rwanda ahagana mu mwaka wa 2019, ariko icyo gihe ntabwo byamuhiriye cyangwa si ntabwo byamugendekeye neza. Nanjye ku ruhande rwanjye nkibaza ni subundi abantu nyine batoraga abakobwa beza cyane cyangwa si abakobwa bateye neza mu Rwanda bagendaga guki cyangwa se bitaga kuki, kubera ko ngiye ku ruhande rwanjye Uwikeza Pamela ubundi na wundi mukobwa cyangwa se nyine mu makeya na wundi munyarwandakazi na wundi mustarikazi wamutwara ikamba igihe cyose yaba ari guhatana n'abandi. Nakubaza nese muri bano bakobwa bose nakubwiye cyangwa se muri bano banyarwandakazi bose nakubwiye abo bastarikazi nakubwiye baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda ninde wowe cyangwa si ninde wikundira? Ngiye kuba gusubiramo bose noneho uze kunyandikira hasi muri comment uwawe cyangwa si uwo ubona nyine ukwegugika abandi cyangwa se uwo ubona nyine wowe ku ruhande rwo wohereza ikamba ry'ubwiza cyangwa se wohereza ikamba ryo guseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu w'abakobwa baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda nakubwiye umukobwa witwa Asiya Umutoni uzwi cyane muri sinema cyangwa si mu gukina filimi nyarwanda. Ku mwanya wa kane nakubwiye umukobwa witwa Antoinette Niyongira ukora kuri Kiss FM cyangwa si wamenyekanye cyane nk'umunyamakuru cyangwa si nk'umunyarwandakazi nyine ufasha ndetse kandi wamenyereweho cyane mu gususurutsa abanyarwanda. Naho ku mwanya wa gatatu w'abakobwa baseka neza ndetse kandi rwose bafite iseko izira imbereka nagushyira umunyarwandakazi witwa Uwimbabazi Shadia cyangwa si umwite Shadibu. Ku mwanya wa kabiri w'abanyarwandakazi baseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda bakunzwe bafite inseko zisaza zigakurura abagabo batari baki twasanze umukobwa witwa Miss Nishimwe Naomi cyangwa se umwite Miss Nishimwe Naomi ariko wongereho ngo wa Mike. Naho mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere nakubwiye abandi bagera kuri babiri aho twasanzemo uwitwa Mama Butera cyangwa si umwite Butera Knowless n'uwitwa Muyango Korodina. Aba bombi nabo ndetse kandi rwose twabashyize ku rutonde rwacu rw'abakobwa baseka neza ndetse kandi bamwenyura neza kurenza abandi bose mu Rwanda. Naho ku mwanya wa mbere w'abanyarwandakazi abastarikazi bahigitse abandi mu guseka cyangwa se mu kumwenyura neza cyane bafite inseko zikora ndetse kandi zigakundwa n'abatari baki twashyize uwitwa Uwikeza Pamela cyangwa se umwite Pamela wa The Ben. Ese muri bano bose ninde ubona ukwiye ikamba ryo kumwenyura cyangwa se ryo guseka neza kurenza abandi bose mu Rwanda? Uze gusiga igitekerezo cyawe, akandi kantu ngusaba nk'umuntu mukuru kanda subscribe ndetse kandi niwibagirwa gukanda like kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ngiye gutegura zino video nk'ibisanzwe, amazina yanjye nitwa Iva Dox cyangwa si Documentaire, ni njyewe nyine uba wayiteguye.